ndagira ngo ukore subscribe kuri YouTube channel ya Yana Media TV kugira ngo ujye ukurikira ibiganiro byacu bya gospel kugira ubashe kuhamenya byinshi bigiye bitandukanye. Reka tubase abantu bakijwe ngo babitanga abantu ngo ba fake abantu nyine ngo bari aho ngaho kandi gukizwa ni byiza man. Efo nyine uko nyijijwe sintwika akora kumuyagana he tuvugisha ukuri. Oya wenda nyijijwe sintwika wamukirewe ndagutamo sibyo kuburi boss ubu wiyumvamo ko wagafasha utaba boss gustakiri naho wahoze iyumvemo ubumuntu mazi ugira icyo wakora singusabye kunzamura kuko mbifuze ubu iyi life ni has remember this journey in history ibaze nk'iyitari zimye ifite byinshi vuga ubu iyi life ni has remember this journey in history ibaze nk'iyitari zimye ifite byinshi vuga urumuri mu mwijima rufite agaciro urumuri ntakibona ko runkigikiye ikiraro twambukaho ubona ikimufunga ubuzima ubabugoye iyo nabicere urumuri Yesu bayikaze ndetse tubifuriza gukomeza kugubwa neza no kuryoherwa n'ibiganiro bigiye bitandukanye tugenda tubagezaho buri munsi uko bwije nuko bukeye. Thank you God qui continue de protéger votre vie. Bro, how was your day my brother? Yo, it's cool. It's so cool. So cool bro, what's poppin'? Ndabona umeze fresh akantu kagaconga aho ngaho agakweto akarato cyangwa se akantu k'akarato mugabo. None se mugabo utwo tuntu tw'uturato kweri wadukuye ngahe? Muri no minsi ari ibintu ndimo ndiyongozamo. Ndimo ndakunda ibintu byo kujya gusenga. Ubundi gukizwa man, ndi gukizwa. Urabona nanone ukumvuye mu masengesho sibyo? It's a struggle muri no minsi ntago uri kubibona se man. Umunsi uri gusenga man. Ese urabona mvuye date? Shaman, none se warakijijwe man? Urebye wakijijwe rya konzi ko kera. Nase tuve ko ngwahita asomaho umufana. Man ura ntabwo wasoma. Baraza kuneza umufana urabona sibyo se? Mani abantu bakijwe ngo babitanga abantu ngo ba fake abantu nyine ngo bari aho ngaho kandi gukizwa ni byiza man. Efo nyine uko nyijijwe sintwika akora kumuyagana he tuvugisha ukuri. Oya wenda nyijijwe sintwika none byakuza gutwika man kandi unakijijwe bro sibyo. Uriya abantu bavuga ngo uyu muntu agakijijwe ngo hari ibintu ngo yigomwa ngarebe none se man undi fantasy irahari utundi tuntu tw'utuji turahari kandi tuba tumeze fresh man ari ngombwa kunywa rikeri man cyangwa ibintu by'ibiyobyabwenge ngiki shaka ibintu mbamona atari sawa man. Oya nyine singiye gucira urubanza umuntu ufata dose sibyo cyane ko wenda namahitamo y'umuntu sibyo. Gukizwa ni kimwe kandi ikindi no bizi ntago ndibuze kubivugaho cyane sibyo. Ngende umurokore ariko ntago nacira urubanza wenda umuntu ubikora sibyo. Hari wenda nawe azakizwa sibyo, nawe azakizwa urambanza njye sibyo. None se bro yo ndizina ngo karumuna kuki batakwiseka ngo karuru cyangwa se gakuru byavuye he man ibintu bya karumuna man cyangwa karuruma cyangwa karuruma muraza kunserereza wasanga barebye bavuze karuruma bakarumuna njyewe iri zina sibyo. Kubatije karuruma urumva Justin nzi ndimi nyinshi man. Ako ntago ari bimwe bya wa murundi ngo ndazu ururimi rw'impene ndazu rw'intama ndazu rw'inkoko zose naraziriye mugabo. Wapi njye mvuga agafaransa suraza kukumva Ka France. Oya François Mitterrand wamuzi? Karakantu navuze mbere se wakansobanurira mani niba uzi igifaransa. Oya igifaransa cyose uri buze kuvuga wowe icyo uzi. Navuze ndi gutangira. Icyo uzi ndabizi icyo uvuga wenda kiba kirimo utuntu tw'udukosa. Ndaza kudukosorana nakigusobanurira. Sibyo? Wowe batayari sibyo? Batayari.
ose mvuze justement wamenye ikintu bishatse kuvuga Justement man se yo abantu bitwa ba Justement nabuza Ni abantu nabuze Justement. ubwa mbere bakumva abantu bitwa ba Just urumva nyine kugusobanura byagorana ariko duce twibanze watwumva igifaransa ntabwo kigoye sibyo ariko twagombye gutinda ku by'Imana kuko buri iby'Imana biba birenze man njye nizera yuko iyo bitinzeho uri guharira ushobora kubicumuriramo tangaza wabicumurira muraza gutuma njya mu mwuka ninjya mu mwuka kandi ngenda biyereka sibyo ibintu by'Imana ndabikunda byahatari sibyo kandi nubaha umuntu uvuga ijambo ry'Imana nkaba nubaha umuntu utambira Imana uririmbira Imana just nyine tu bagiye kuvuga kuba subscribers b'Imana nyine urumva iramutse ufite nka YouTube channel naba narayisubscribinze bakiri batatu sibyo by the way turi hagati aho ngaho kuri Yana Media TV tugiye kujya ducishaho Gospel Street Quiz icyo kiganiro tugiye kujya tukinyuza kuri Yana Media TV cyitwa Gospel Street Quiz. Ase iyi brand yanyu ko imaje gukoma mama yakasi bro mama yakasi Marabona itari fresh se man. Nje nakoma Rumaga jewe urumva ntago ugiye kudusi aya bagiye gusiga ahubwo nabikorera ibisigo byanjye se pore ni mu ntanga kubicuruza ni mu ntanga kubicuruza ariko urumva nta ahantu hose uba ugomba kugira agasanyo utangaho bakita agasanyo nyine akapera n'akumuririmbyi sibyo agasanyo ko sinabura kuko abahereza cyane ko ari akavungu mu kinyarwanda nabatamo n'umufana nyine agahita avuga ati nabatamo nk'umufana nyine ukaba wavuga ngo cyakoze uyu muntu ibintu akora nyine ari his good in it sibyo mbo nkuko nabivuze nyine umuntu wese wandika ngenda umwanditsi sibyo ntuze kunyita n'umusizi urumva gusiga nabikora cyane ko nyine ari byo bintu ndimo muri iyi minsi nizo nganzo mfite n'indirimbo ndazifite bro sibyo indirimbo zanjye indirimbo nanditse noneho nanagurisha urumva iyo hajemo utuntu tw'amafaranga hari n'igihe bibyaza umusaruro ariko kuri ubu ngubu utabeshye utari kwiyarira abantu ufite Bro. indirimbo man wakumvisha umuntu akayigura man ubundi sinkunda kwemeza umuntu nkoresheje ibimenyetso direct indirimbo wagurisha umuntu akayigura ukumva akumva yamukonvince kandirimbeho gato sibyo ndirimbe kuyimana se ndirimbe kuyimana ikivugo cyanjye ubundi umusizi ahera ku kivugo cyanjye umufana araza guhita ajugumira arahita ajugumira mbumva karumuna njyewe ndi rukukuri uri kunyumva rukukuri mu kinyarwanda ukiri mu bukure ukurikirana inkuru ngahina ikibinzinga mu dushya mpanga ukuri nyita karumuna ndapfumura amapine cyo nicyo kivugo cyane urumva reka ntangire sibyo ndi rukukuru ukiri mu bukuru ukurikirana inkuru ngahina ikibinzinga mu dushya mpanga ukuri nyita karumuna ndapfumura amapine juste ndaza kubabwira uri mu kiraro aha siko bajya bavuga man barasubiza ati guma kugira ngo ugume mu nganzo ugume ubahereze show kuri ubu ngubu maje kwandika ibyivugo bishyika muri 2 indirimbo nazo maje kwandika zo ni nyinshi byatari haba indirimbo z'Imana indirimbo sanzwe ubundi ugomba kunyuzamo ugatera utuntu tw'uturaka kw'isi nubwo nyine utamenyerezo ry'isi ariko tukiraho nyine yego nyine ntare burakomeza n'utuye turakamana uturaka nyine urumva ntago tugere weshya n'abantu contraire uri kumva ikintu nshatse kuvuga contraire oppose nawe uri kujya uvuga utuntu tw'udufaransa cyane kandi oppose y'indirimbo z'Imana sibyo uri kumva zaba ari nk'indirimbo z'iki indirimbo za Satani man indirimbo za Satani urumva ko tuzi kuzimu
tuzi kuzimu tukaba tuzi mu ijuru ahandi tuzi ni ku isi sibyo rero iyo utaririmba indirimbo z'Imana uririmbira ku isi ushaka kuba waba umuririmbyi uririmba nk'izise nyine tu sibyo yuko ngiye na bino bintu byo kuvuga ngo umuntu ni umuririmbyi w'Imana ngiye nago mbikunda tu Imana barayiramya bro sibyo ntago ndi umwigisha Imana ni amahirwe wenda nzamuba ariko ako niko kantu navugaho tugatoya kandi mba numva nyine kandi yes turi kumwe na Karumuna umusizi usiga bagasigara basiganuza nta bintu wabivuza rya bajya bavuga ngo ikimana ni umusizi usigira abazi gusobanura bagasigarizwa ibyo babonye ibyo basangijwe bakabigumana bati cyagiye umusizi umuvugo mani umuvugo gashyiramo nk'amazina amazina y'inka nzi kuyavuga nangiye kuvuga ngo amavuga y'inka nzi kuzazina bitanga ibyivugo by'amahomvu ibyivugo by'amahomvu by'amahomvu mani cyangwa ntago ngiye mvuga ibyivugo by'amahomvu ntago ari iby'amahomvu mbega ariko bro sibyo tujye twubaha bino bintu biragoye mani sibyo ku muntu wese ubikora ngenda namwubaha ni ibintu bigutwara umwanya munini usibye nyine ubundi kuba ubikunda gusa ariko iyo ari ibintu ukora just as a business sibyo oui kuri kunjyana mu gifaransa se ari ikintu ukora nk'akazi sibyo ushobora kuba uri umuntu ufite umugore n'abana batatu wajya ugaburira bucura abandi bakirwariza sinzi niba kantu mvuze ukumvisha mani biragoye byatari ku buryo kwinjiza nyine tu kwinjiza nyine ndi Karumuna ndi umwanditsi byinshi mbibonaho twe tugendera kuri verite kuko ntago wakandika ibintu udafite ahantu wavanye inganzo sibyo byanze bikunze hari udukrize uhura natwo haba muri life of gero sibyo ambo gero ni ibiki ni garo cyangwa ni ubuzima nyine bwo mu nangiye kukita akavumo ntago ari akavumo cyangwa ni ghetto na akaruri wakita icyari ku nyoni abantu barita garase ngo ni Grace Valentina ngo ni bavava ba Lambert ngo ni ba Lala Shaman Lambert ariko ufite izina ryiza bro Lamberto my brother ziriya boro ubuvuga z'ama platform yawe uze kwihangana wongere uzisubire mshamva hari uburyo uvuga nyine izina ukavuga titi harya yana nge nayenza kuri The News yana media ibintu nk'ibyo ntago ndaba umustar ngo wenda mpite nkwiyemera ati ngo ndagutwikiye ariko bro kari akaboro uburyo ugatangira nyine tu ni neza byatari nagakunze tuzina twadutwika urumva uburyo dukurikiranye turigera noneho urumva noneho uyu ni Lamberto tavuga ati just boom Karumuna nk'umwanditsi rero harya ugeze ubimbazaho Karumuna ako anabivuga kubyibajije se erega gutya ubundi ase ni ngombwa ngo ubaze ibintu byose wanshakiye akazi k'ubunyamakuru ibaze niba mbona ko ntuze kuri harya si kuri YouTube Karumuna ku ma social media Karumuna ariko akikiraka cy'ubunyamakuru ibi bintu sinzi niba nabishobora ariko turareba muri comment niba baragutora nyine ugiza gukora muri comment umuntu nyine wumva yampereza akazi urumva ndi umuntu mwiza mu bintu byo kuvuga reka naniyemere sibyo ntaze kuntangiriza ku biciro bitoye ngewe mba numva nzatungwa n'ibyo nanditse nta muntu wenda nzabivuga bampemba ariko ntago nzabana aze kuba yasiga nk'igitangazamakuru kiwe tunarebe niba kinatwika twagikorera tukareba niba havamo n'utuntu tw'udufaranga siniyemeye nuko nsanzwe kadiridimba kuri kadasitiri njye ntabwo ari ngombwa ko ndasiga nimero urumva nimureba nabi nyawe Lambert arahita ntwara anjyane street noneho tujye dukora prank zidasanzwe bibarenge tubaze ati nk'umurongo urumva muri Bibiliya Bible sibyo nigeze nsoma Bible uri kumva wigeze uyisoma nta nubwo ugiye uyisoma no kuvuga ngo wigeze uyisoma oya ndavuga nigeze mbihereza umwanya a very very long time sibyo oya nigeze mbikora
nka nuza nyine nka kuriya biga nyine bible to sibyo ntago ari ukuvuga ngo ni ukuyisoma hari uburyo mwebwe oya ntago mentioninze wowe sibyo uzi iki kintu nari ngiye kuvuga bro kutangiye guhaka ushaka kutemera Imana nyamara anjye nemera Imana hari uburyo sibyo mukanya mvuye gusenga mukanya shaka ari ngiye wavuze ko mvuye gusenga ntacyo reka tureke kubitindaho maje kuvuga mukanya yuko mbere nigeze nsoma bible sibyo ukajya usanga uzi nka urumva nka itangiriro kuva sibyo kuva hagahita hakurikiraho harya ni kubara ugasanga ibyo si ibitabo kuva itangiriro kuva kubara sibyo abarewi kubara ntiwumva se cyakozanga utangiye kugenda ukomfirima bro oya bararutana ndi umwanditsi ntago ndi umusomyi mwiza nuko nko yabikurikirana ugasanga uzi nk'ibitabo nka bibiri byose uzi inkuru zabyo mu mutwe tu uburyo zagiye zikurikirana nkaba ngewe navuga ngo sibyo nkaba navuga ati wenda papa wa Aburahamu papa wande ibiki n'ibiki ibintu nk'ibyo bya Bible nyine reka tunabivugeho sibyo ho gatoya wenda ukaba wavuga ati nka papa Aburahamu n'uyu sekuru we n'uyu ibintu nk'ibyo iyo umanutse noneho nako iyo ukomeje kuzamuka ugashyika kuri bano n'abandi uri kumva ko umuntu usoma Bible nyine ashobora kuba yakubwira icyo gisekuru cyase yakubwira ama event yagiye abaho uburyo hagiye habaho amantuza itandukana ryabo umwe ajya ukwe ndavuga nko kureba ari peti banuze ibintu bya Bible nimbivangamo ibintu biri moderne ntago biri buze kuryohana mfata nka karumuna w'umwanditsi n'ukuri ijambo ry'Imana reka nzaryigishe nyuma ntuze kungora tumatseka nka Superman ntuze kungora ngo ni rumaga u Rwanda ruzira umwaga dutegurira akantu nyine wasigira abantu nyine ko usiga nyine agita gusiga juste ibisigo mfite byose birakoze sibyo giramo nka tubiri nyine nuko nago ndabirikodinga sibyo ako hari ibyo wafashe mu mutwe hoya kubifata mu mutwe byo mba mbizi kandi byanyabye ngaho gira ibyo ariko igisigo n'intuze mane n'ubukire budasanzwe n'ubukire buhambaye n'ubukire umuntu atafatikanya n'ibyo byose abonye sibyo ntago ndi gusiga bro ndi kuvuga nyine ndimo ndagusobanurira igisigo sibyo ariko mana yanjye none se nta shaka gukurikirwa n'abantu benshi bro bakijyanye nturi kumva ibintu byabaye kuri food toya ntuze ya Niyo Bosco Niyo food to ni Uriya Murara Niyo Bosco bamuriye kudeta bamutwara food to yangana nyine n'ubwenge urabona n'iriya ndirimbo ya ntuze bagenda bagira gutya yandi byatumye bayijyana man oya bro nyine muri iki gihe umuntu aba ari possessed sibyo aba yumva agomba gukora ikintu uri kumva aba yumva agomba gukora ikintu ariko nanone ni nka kwa kundi nyine ubaga inka ukayibagira ahantu hategereye impyisi sibyo ukaba wavuga ati ngiye ikintu cyanjye ndagikora ariko kiri so secured nse ko bari kuvuga mu mwana kiri so secured sibyo wenda nkaba navuga ati ngiye ibintu byanjye hano biri protected nikiramuka kigiye hanze nyine nzabyirengera nta byadanje sibyo gusa hari igihangano ntatinya gushyira hanze nk'indirimbo kuko indirimbo wemba mvuga ati ntari wenda nawe bayumva nta byadanje bakayitwara kuko ntago iba yamvunnye cyane ariko nk'igisigo uba wakora mani gifite ushaka kuba wakandika nko kuri duplicata nk'enye bro sibyo enye ntago kiba ari gitoya ku buryo ushaka gukora imikarago ibiri wavuga n'izina ryacyo kikaba cyagiye reka ngisohore uzongera umpereze ikiganiro Lamberto yes reka tuzabikore gutyo form sibyo
Oya mfasha sinyishyire hanze ball. Angiye kugisora. Ariko mba nanagifite man, baranagifite. Okay. Ubwo abantu bicishije amatsiko nyine tu. Amatsiko bagombe bayagire n'abamakazi bakame. Umuntu wese ukeneye yuko sibyo na biriya biboro byo kwita amazina man. Biriya biboro. Wenda ntago ndatangira kubikora as a professional ariko biriya bintu nyine tumbirimo fresh. Batabibonye character zanjye ngira ngo babibonye. Icyambere ikintu bagenderaho sibyo. Ntabwo uravano utakoze n'akantu na gato. Ikintu cyambere bagenderaho babanza kureba uburyo umuntu ari sharp sibyo. Sharp si bakamentioninga ku bivane mu magambo bishyiremo bikorwa. Okay, we go. Mfite indirimbo bita urumuri. Sibyo? Urumuri. Urumuri. Yanjye. Kutayiririmba se. Nyine kuyiririmba ndaza kuyiririmba. Ako reka mbatemo nonanga bataza kuvuga ngo nabaziritse ku gati nagize iki n'iki ibintu nk'ibyo ngibyo. Kenisora ramamagaye. Ariko kano kaboro kabara agatwiko. Kenisora ramamagaye. Wigo. Sibyo? Ndaza kubiririmba wa mufana we nuramukubirebye. Ntugire Hega niyo mpamvu nacicetse. Erega dukunda support bro. Cyangwa ufite isoni man. Asuye umusozi ugira isoni. Akenshi ubundi babwira umuntu yuko afite isoni gutyo kugira ngo ikintu bifuza yuko bakora agikore. Nge ntabwo ngiye kubikora nko kubemeza. Kugira ngo mbereke ko nta soni mfite nyine to. Ahubwo ngiye kubikora kugira ngo mbereke how long I'm talented, sibyo? Oya bavuga how far. Uburyo nyine ndenze moto. Ngaho nyine yiririmbe man, twumva n'uri gutinda kandi nyine naga bari sawa. Mbikore nka nyigira agashot cyase mbega nyiririmbe nkuririmba kare nkubite freestyle. Nyiririmba gashaga freestyle. Aga freestyle, seba. Urumuri mu mwijima rufite agaciro urumuri akibona ko runkigikiye ikiraro nambuka aho ubona icyumufungo buzima buba burenze iyo nta biceri iyo ni boro tangiye gucura beat sibyo wigo urumuri mu mwijima rufite agaciro urumuri nakibona ko runkigikiye ikiraro twambuka aho ubona icyumufungo buzima buba bugoye iyo nta biceri mu buzima ni benshi baza kwirengagiza gusa maji ibyo uziguza bizirikane kumva kukaze ni byabarapa batubwiraga nizo maji wiyumvamo wowe uzagafata kukaba guca inyuma abaguse kandi kumva bazanaseba intambwe imwe ujya imbere niyiza kwemeza ko abanzi badashobotse. Bro. How is it, bro? How is it? Mane wavuye mu byo gusiga mane korumva. Bimeze bite bro? Korumva mane ahubwo aho ngariho biri mane. Hano boro ngiye narasiye n'abantu babaviye bigira ingati sibyo? Hari igihe umuntu umva yuko yagafashe. Urumva igitero singiye kumentioninga igitero batazanayinyiba. Ako nibashake bazayibe nyine tu kuko ngewe ibi bintu mba ndi kuvuga mba ndi kugendera kuri realities. Realite avec vérité sibyo? Kiravuga ati kuburi boss ubu uyumvamo ko wagafasha utaba boss gustakire naho wahoze iyumvemo ubu muntu mazi ugira icyo wakora singusabye kunzamura kuko bifuze urumva eka ngasubiremo sibyo? Wamukirewe ndagutamo sibyo? Kuburi boss ubu uyumvamo ko wagafasha utaba boss gustakire naho wahoze iyumvemo ubu muntu mazi ugira icyo wakora singusabye kunzamura kuko mbifuze ubi life ni has remember this journey in history ibaze nk'iyitari zimye ifite byinshi vuga ubi life ni has remember this journey in history ibaze nk'iyitari zimye ifite byinshi vuga urumuri mu mwijima rufite agaciro urumuri nakibona ko runkigikiye ikiraro kwambuka aho ubona icyumufungo buzima uba bugoye iyo nabiceri urumuri
cyane mani Yo. mani ko natangiye mbona ndi kubowa nawe koko How is mbona it, ahubwo bro? How is watangiye it? gushya kandi How is it? amasaha agiye uragira ngo turaye hano wangu. Oya ubundi ku bantu babanditsi sibyo. Okay, noneho reka nkubwire babarira ukubita akantu k'agasigo gatoya amasegonda makeya tuye muri comment abantu bahitemo akomeze iby'umuziki cyangwa akomeze mu ibyo gusiga. Reka baze kugendera comment z'abantu. Ikivugo burya kiryoha iyo uvuze sije avec complément, iyo uvuze uburyo gitangira n'uburyo kirangira sibyo. Navuze nanditse ikivugo cy'umushi sibyo. Umushi nandika ikivugo cy'intare sibyo. Ibyo ni byivugo nanditse bibiri kandi biri so creative uri kumva byaranamvunye cyane urebye ahanini kuko nta byagiye bintwara igihe kinini. Reka baze kugendera kuntuze ku kivugo cyanjye bavuga ati uyu muntu afite ikivugo cyiza. tunyurizamo ikivugo sawa cyangwa kumushi akantu gato nk'amasegonda make kumushi cyangwa ku ntare kumusheho ya natinda reka mvuga ikivugo ngiye navuze ati sha reka twihute mani sibyo. Ndi rukukure ntivuga rukukuri bwa mbere mwabanje kunseka sibyo. Ndi rukukuru ukiri mu bukure kurikirana inkuru ngahinana ikibinziga mu dushya mpango kuri nyita karumuna ndapfumura amapine. Ndi rukukuru ukiri mu bukuru kurikirana inkuru ngahinana ikibinziga mu dushya mpango kuri nyita karumuna ndapfumura amapine. Wanyita karumuna platform zanjye wanyita Mr Just Karumuna. Wajya kuri YouTube ako YouTube nabihangano birenze ndatangira gushyiraho mu mbabore kuba nyivuze na ma TikTok na Instagram nibyo navuga yuko nkoresha. Urumva mu namereze nako kazi ndagategereje sindepoje natsa akazi bantu b'Imana mumbwire umuntu ukeneye buri kintu cyose yandabura tu urumva nta mutima mubi. Lamberto yes na Stravistra kabisa ngende ndumva meze neza. I'm done kabisa ndumva meze neza man. Man uzi ukuntu buri proud yo kubugaragaje boro zawe nyine hari umuntu ugiye kuzimenya. Urabona mani ntuze zawe sibyo zimeze ukuntu ziratwika byatari sibyo. Nyine ngewe urandenze mani sibyo. Urandenze nge reka mbikubwire sibyo. Mani ubwo wamenye ibyo bintu mani. Oya ariko mu buzima kugira ngo ariko ntabwo nkurenze by the way. Kugira ngo mu buzima ugira ahantu ugera nuko ugira ibyo ushima byagezweho nyine tu. Urumva ntabwo wakifuza kubaka inzu nka convention idahari. Ugomba kuvuga ati iriya convention irarenze ndifuza kuzayubaka ariko ihari bro that's why nyine ngiye ndimo nkubwira ati ntari boro zanjye sunika tureba ahantu uzagera ariko nako kazi nagusabye ntuze kubyibagirwa. Nta mutima mubi. Turi kumwe na Yana Media TV. Ndagira ngo ukore subscribe kuri YouTube channel ya Yana Media TV kugira ngo ujye ukurikira ibiganiro byacu bya gospel kugira ubashe kuhamenya byinshi bigiye bitandukanye. Reka tubaseze ciao Hasta la vista. Imana ibarinde.